Ikaze cyane kuri The Final Topic, mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Brian. Niba witwa Brian, ndagushuje cyane, ukomeze kugira ibihe byiza aho uri hose kandi ugubwe neza. Brian ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikiromani. Brian kandi rishobora kwandika mu buryo bubiri butandukanye. Brian ni umusore w'umunyembaraga, ucecetse, ukunda kumenya ibintu bye, ntagire ibyo yivangamo. Brian kandi ni umusore wirebaho cyane kandi ukunda gukora cyane. Brian ni umuntu bigora cyane kuba yakumvikanisha ibitekerezo bye. Ni umuntu witwara bitunguranye cyane cyane kuko ashobora gutuza mu gihe abantu bari bazi ko ari bugire amahane cyangwa se akanarakara nta muntu wabyiteguraga. Brian ni umusore utaguma hamwe kandi uba ushaka gukora ikintu mu buryo bwiza bushoboka bwose. Brian akora uko ashoboye kose ngo abantu bamuri hafi bamwubahe. Brian yanga kubwirizwa kandi ntabwo ari byiza kumutota kuvuga kuko muri we atabikunda, ahitamo kuvuga ari uko abyifuje. Brian ni umuhanga mu ishuri. Brian akunda kuba umuntu bavugaho cyane cyangwa se babona nk'intangarugero. Ibi rero bikaba byatuma ajya mu myidagaduro kugira ngo abantu bakomeze kumubona. Brian ku rundi ruhande ni umusore wikunda cyane kandi agakunda kuba afite ibitekerezo binyuranye n'iby'abandi. Brian mu rukundo arakunda cyane kandi agatanga icyo umukunzi we akeneye, ariko akaba asabwa kubahiriza ibyo Brian yifuza byose. Brian aba yifuza ko umukunzi we amugaragariza ko amwitayeho kandi ko ahora amutekereza. Ibyo rero bikongeraho gufuha cyane. Guca inyuma Brian ni ikosa adashobora kuzakubabarira na rimwe. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Brian. Mwakoze kubana nanjye, ukomeze kugira ibihe byiza. Nawe ufite izina ushaka ko tugusobanurira, jya hasi muri comment section uryandike, tuzarigarukeho ubutaha. Kandi mwakoze kudukurikirana, mugire ibihe byiza.